Abatasi 12 bajya gutata i Kanani. Uwiteka abwira Mose ati, tuma abantu batata igihugu cy'i Kanani, icyo mpa Abisirayeli. Ukure umuntu mu muryango wa ba sekuruza wose, umuntu wese ari umutware wabo. Mose abatuma ari mu butayu bwa Parani, uko Uwiteka yategetse. Abo yatumye bose bari abatware b'Abisirayeli. Aya niyo mazina yabo. Mu muryango wa Rubeni hatumwa Shamuwa mwene Zakuri. Mu muryango wa Simeyoni hatumwa Shafati mwene Hori. Mu muryango wa Yuda hatumwa Kalebu mwene Yefune. Mu muryango wa Isakari hatumwa Igalu mwene Yosefu. Mu muryango wa Efurayimu hatumwa Hoseya mwene Nuni. Mu muryango wa Benyamini hatumwa Paluti mwene Lafu. Mu muryango wa Zebuluni hatumwa Gadiyeli mwene Sodi. Mu muryango wa Yosefu niwo muryango wa Manase hatumwa Gadi mwene Susi. Mu muryango wa Dani hatumwa Amiyeli mwene Gemali. Mu muryango wa Asheri hatumwa Seturi mwene Mikayeli. Mu muryango wa Nafutali hatumwa Nakibi mwene Vofusi. Mu muryango wa Gadi hatumwa Geweri mwene Maki. Ayo niyo mazina y'abantu Mose yatumye gutata icyo gihugu. Mose yita Hoseya mwene Nuni Yosuwa. Mose abatuma gutata igihugu cy'i Kanani, arababwira ati, muzamukire muri iyi nzira ica i Negebu, muzamuke mu gihugu cy'imisozi miremire. Mutate igihugu, mumenye uko kimeze, n'abantu bagituyemo mumenye yuko ari abanyamaboko cyangwa ari abanyamaboko make, kandi yuko ari bake cyangwa ari benshi, n'igihugu batuyemo yuko ari cyiza cyangwa ari kibi, n'imidugudu batuyemo uko imeze, yuko itagoteshejwe inkike z'amabuye cyangwa izigoteshejwe, n'ubutaka bw'icyo gihugu uko bumeze, yuko bwera cyangwa burumba, kandi yuko igihugu kirimo ibiti cyangwa bitarimo. Mushira ubwoba, muzane ku mbuto z'icyo gihugu. Icyo gihe cyari igihe inzabibu za mbere zihishiriza. Nuko barazamuka batata icyo gihugu bahereye mu butayu bwa Zini bageza i Rehobu ihereranye n'urugabano rw'ihamati. Barazamuka banyura Negebu bagera Heburoni, Abanaki na Ahimani na Sheshayi na Talumayi bari bariyo. Heburoni hamaze imyaka 7 hubatswe, Sowani yo muri Egiputa irubakwa. Bagera mu gikombe cya Eshikori, batemayo ishami ririho iseri rimwe ry'inzabibu, abantu 2 bariheka ku giti, kandi bazana ku makomamanga no ku mbuto z'imitini. Aho hantu hitirwa igikombe cya Eshikori. Iryo seri Abisirayeli batemyeyo. Bamaze gutata igihugu bagaruka hashize iminsi 40. 10 rizana inkuru y'icamugongo yacyo, Kalebu abahana. Basohoye basanga Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisirayeli ryose i Kadeshi mu butayu bwa Parani. Bababwirana n'iteraniro ryose ibyo babonye, babereka za mbuto z'igihugu. Batekerereza Mose bati, twageze mu gihugu wadutumyemo, n'ukuri koko n'icy'amata n'ubuki ngizi imbuto zacyo, ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi imidugudu yabo igoteshejwe inkike z'amabuye, kandi ni minini cyane, kandi twabonye y'Abanaki. Abamaleki batuye mu gihugu cy'i Negebu, Abaheti n'Abayebusi n'Abamori batuye mu misozi, Abanyakanani batuye ku nyanja no mu bibaya bya Yorodani. Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati, tuzamuke nonaha tuhahindure kuko tubasha rwose kuhatsinda. Maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati, ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Babarira Abisirayeli inkuru y'incamugongo y'igihugu batase bati, igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare, kandi twabonyemo abantu barebare banini, Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini, twibonaga tumeze nk'inzige, nabo bakabona tumeze nkazo.